Ni kuri Top Figure TV twongeye kuguha ikaze mukunzi w'ibiganiro bya Top Figure TV. By'ukuri twongeye kugaruka tukuzaniye amakuru y'ingenzi muri no minsi tuko turagenda twegereza iminsi yo kwa applyinga green card muri lottery program. By'ukuri rero urasabwa kudukurikirana tugitangira kugeza dusoje, nibwo by'ukuri urube wamaze kumenya amakuru mbega na applyinga green card bizagenda gute, ni iki gisabwa kugira ngo wa applyinge green card, ni iki kitemewe. Ni muri mwana makuru ya Top Figure TV tugiye kubana tugusobanurira byose uko bimeze, cyane ko imisi yo kwa applyinga green card yamaze kugera. Lottery program ni program y'Abanyamerika by'ukuri iha amahirwe abanyamahanga yo kujya gutura muri Amerika. Rero nk'uko bizwi buri mwaka bakira abantu bageze mu 55,000. By'ukuri rero urumva ko muri abo nawe ushobora kuba umunyamahirwe nawe ukajya gutura muri Amerika. Ugereranije rero nuko ibyo bihugu bingana, ugereranije nuko Amerika ingana ukageranya nuko Canada ingana, by'ukuri abantu 55,000 si abantu bake, si n'abantu benshi. Noneho rero hari ibintu ukwiye kuba wujuje kugira ngo ube muri abo banyamahirwe bashobora kujya kuba muri Amerika. Kandi ikindi hari amahirwe menshi yo kujya gutura mu bihugu byo hanze ya Afurika n'ubwato ba Amerika cyangwa se akaba Canada. Amahirwe ni menshi cyane. Rero hari ibintu bimwe n'ibindi ugomba kuba ugiye kugira ngo uzabone ayo mahirwe yo kujya gutura muri Amerika. Tugusaba rero gukanda subscribe kugira ngo urukurikirane cyangwa se uruhererekane rw'amakuru asabwa ku bijyanye na green card. By'ukuri amakuru atazagenda agucaho, n'amakuru tugiye kwama tubashikiriza, amakuru tugiye kwama tubagezaho buri gihe kandi ku mwanya, tubabwira uko bimeze ku bantu mwitegura by'ukuri kwa applyinga green card. Nuko icyambere kugira ngo ube uri mu banyamahirwe cyangwa se ube kuba wagira ayo mahirwe yo kujya kwa gutura muri Amerika, icyambere nuko uba uri umuturage w'igihugu gifite uburenganzira bwo kuba naco ubwaco cyasaba cyangwa se umuturage wo muri icyo gihugu yakwa applyinga green card. By'ukuri rero nkuko mwagiye mubibona, sinzi niba uba warabibonye cyangwa se utaranabibona. Ukaba utaranabibona, niyo mpamvu tugusaba gukurikira Top Figure TV. Kuri website bagerageje kwa updatinga amakuru ajanye na green card uko bizagenda uyu mwaka. Amakuru ya green card yabaye updated ku itariki 6 z'ukwezi kwa 8 2024. Nibwo baza kwa updatinga ayo makuru kuri website ya lottery program. By'ukuri rero nariko ndakubwira ngo mbega ni gute ushobora kuba uri umunyamahirwe kugira ngo ugere kuri ibyo kubyo wifuza kubijyanye no kwa applyinga green card. Noneho rero icyambere niko ndavuga ko bisaba kuba uri umuturage w'igihugu cyemerewe cyangwa se kiri mu bihugu byemerewe kwa applyinga green card. Reka noneho ushobora kubaza, ese hari ibihugu bitemerewe kwa applyinga green card? Hari ibihugu abaturage babyo batemerewe kwa applyinga green card? Igisubizo ni yego. Kwikubitiro igihugu cya mbere kitemerewe kwa applyinga green card cyangwa se abaturage b'icyo gihugu ni igihugu cya Bangladesh, Brazil, Canada hamwe n'Ubushinwa. Ukongeraho igihugu cya Colombia n'igihugu cya Republique Dominicaine. By'ukuri hamwe n'igihugu cya Guatemala, Haiti, India, Jamaica, Vietnam. Ibyo ni bihugu bitemerewe kwa applyinga. Wongeyeho Mexique, Nigeria, Pakistan, Philippines na Korea y'Amajyepfo n'igihugu cy'Ubwongereza. Ibyo nibyo bihugu rero
by'ukuri bitemerewe kwa applyinga green card. Murumva ko by'ukuri abanyarwanda dufite ayo mahirwe, abagande dufite ayo mahirwe, abarundi dufite ayo mahirwe, abanyakenya dufite ayo mahirwe, Tanzania dufite ayo mahirwe, mbese East African Community dufite ayo mahirwe yo kwa applyinga green card. Ariyo mpamvu tugusaba gukomeza kudukurikira kugira ngo ugende uba update akantu kamwe ku kandi. By'ukuri rero nimba igihugu cyawe utacyumvise mu bihugu nsoje kuvuga, ni kuvuga ngo nawe uri umunyamahirwe. Noneho rero twari ko turavuga ngo kuba uri umuturage w'igihugu cyemerewe, hanyuma ikindi ni kuba buriya ntushobora kwa applyinga green card by'ukuri utarize. Ikintu gira kabiri kuba warize byibuze wararangije segondere, cyangwa se nubwo utararangije segondere ukaba ufite akazi kawe ukora cyangwa se umwuga wawe ukora, hama uwo mwuga ukaba ufitemo uburambe, ariyo experience byibuze y'imyaka 2. Nibyo. Ikindi kandi ugomba kuba wamenya ni uko bawujuje byangombwa kugira ngo nibaguhitamwo cyangwa se muri ibyo byangombwa nibaguhitamwo cyangwa se bakagutombora utazagira ikibazo cyo kujya ku mugabane wa Amerika. Urashobora kuba se ibyo byangombwa ni bihe byatuma baguhisemo utajya mu gihugu cya Amerika. Harimo icyo bita criminal record. Criminal record no kuvuga ngo ni kuba atabyaha byaguhamye byatuma udashobora kwemererwa kwinjira muri Amerika. Rero by'ukuri nibyo. Hari process zindi zisabwa kugira ngo by'ukuri wa applying green card. Ubwa mbere nuko ugomba kwa applyinga hakiri kare kugira ngo biguhe amahirwe yo gukosora amakosa yaba ari muri application yawe. Hanyuma intambwe igira gatatu ni ukuba selected, kandi iyo umaze kwa selected umaze guhitamwo, ikindi urakonfaminga by'ukuri ukerekana ko wujuje byangombwa, ugatanga ubuhamya bwose bushoboka bwerekana ko ushobora kuba muri Amerika. Noneho rero iyo umaze gutanga ubwo buhamya, ikindi bigusaba urasubmitinga your immigrant visa. By'ukuri ukaba utangiye procedure ya visa, ugashaka ibyangombwa bishobora kukwemerera kujya gutura kuri uwo mugabane. Iyo bimaze kugenda iko, ikindi bigusaba kandi biragusaba kwitegurira interview no kongera kandi ukayikora. Rero nibyo kureba kandi niba imyirondoro yawe ihuye n'iyiri kuri ID yawe, ihuye no kwiranga muntu yawe. By'ukuri rero nibyo bintu by'ingenzi bisabwa kugira ngo ube wakwa applyinga green card yawe, warangiza ukajya gutura muri Amerika ata kibazo. Ariko hari amakosa menshi tugenda dukora iyo turiko tura applyinga green card, tugakora amakosa menshi. Noneho rero ngiye kubwira ikintu cy'ingenzi, ibintu by'ingenzi bya mbere biriko ura applyinga, mbese biri no mu bishobora kuguhereza amahirwe kugira ngo uze nawe bagutombore. Ikintu cya mbere mu kwa applyinga ni kuraba ko imyirondoro n'isabuje kukivuga, ni kuraba ko imyirondoro yawe ihuye n'iri kuri ID cyangwa se kwiranga muntu yawe. Ikindi gikurikira ni kureba niba ifoto yawe by'ukuri yujuje byangombwa. Ifoto ugiye gukoresha mu kwa applyinga ni kuraba niba iyo foto yujuje byangombwa bavuga kuri iyo foto mbega ni ibihe. Icyambere nuko iyo foto ugomba kuba uyifotoje vuba. Ikindi nuko iyo foto yawe ifite background nziza cyane, kandi iyo foto igomba kuba itarengeje amezi 6 uyifotoje. Noneho rero turakomeza kukubwira
ibintu by'ingenzi bizatuma baguhitamo cyangwa se uzatuma uba selected muri green card application yawe ugiye gukora muri no minsi. Hanyuma ikindi gikurikiyeho ni kubika neza confirmation number, kuko iyo bamaze kuguha confirmation number ni byiza ko uyibika neza cyane. Ubwa mbere ushaka kuyibika iri soft kandi nanone iri na hard copy, kugira ngo iyo bamaze kuyiguha uwo mubare niwo ujyana ugakoresha ugiye kureba ko bagutomboye. Nk'ubu tugiye kwa applyinga muri no minsi. Sasa rero umubare bazaguha niwo mubare uzajyana mu kwezi kwa gatanu kwa 2025 ugiye kureba ko niba by'ukuri boba baraguhisemo. Hari benshi tutegereza tukibaza ngo bazaduhamagara, bazatwandikira kuri za email batubwire ko ibintu byaciyemwo, batubwire ko twabaye selected wapi. Confirmation number niyo ujana kuri account yawe ukagenda kureba niba uri mu bantu babaye selected, kandi ibyo bikorwa mu kwezi kwa gatanu. By'ukuri rero birumvikana ko bizakorwa mu kwezi kwa gatanu kwa 2025. Ikindi kintu cy'ingenzi wagomba kwitaho mu kwa applyinga kugira ngo ugire ayo mahirwe, nuko wa applyinga nka famille, ukapplyinga nk'umuryango. Niba ari umugore wa applyinze agomba kwa applyinga agashiramwo we n'abana n'umugabo. Niba ari umugabo wa applyinze akapplyinga agashiramwo umugore n'abana, kugira ngo umwe muri abo yamaze kuba selected aze ajyane undi mugenzi we. Nuko rero by'ukuri iryo niryo banga riri mu kwa applyinga. Ikindi kintu cy'ingenzi noneho utakwirengagira kandi utakwibagira ni ukwirinda kwama winjira muri account yawe ya application. Hato udahava ukora amakosa azatuma wa applyinga inshuro ebyiri. Uko ugenda usura account ushobora gukora nk'amakosa, then aya makosa agatuma waza kwa applyinga inshuro ebyiri. Nico kiri mu kintu cyatuma utakaza amahirwe. Ikindi kintu cy'ingenzi kandi mu kwa applyinga kwawe kugira ngo application yawe ize igire amahirwe, ni ikintu kinanira benshi, ariko wowe nigishobora by'ukuri kiraba ari ikintu cy'ingenzi kuri wewe, cyane no kuba honest, kuba umunyakuri, kuvugisha ukuri, ukamenya ko ibintu washize muri dossier yawe ari ibintu uzi neza ko ari ukuri, ukabuzi neza ko atari ibinyoma. Kuko ibihugu by'abazungu cyangwa se abazungu n'abantu bafite ikoranabuhanga rimaze gutera imbere cyane, iyo bamaze kumenya ko wakoresheje ibitari byo ari ibinyoma, by'ukuri bishobora kugukwegera amahirwe make cyangwa se bigakwegera mu byago byo kuzatuma cyangwa se kutazatuma ujya kwa biriya bihugu bya Amerika, cyane ko baba bafite ikoranabuhanga ryo ku rwego rwo hejuru. Byinshi rero bagenda babireba. Rero tutikwegera kwita muri uyu mutego uno munsi bitazatuma by'ukuri ugwa muri uwo mutego cyangwa se ugatakaza amahirwe yo kuzajya ku mugane wa Amerika, nubwo yaba ayandi mahirwe uretse aya ya green card. Ikindi kintu wakwitaho cy'ingenzi, by'ukuri iyo umaze kwa applyinga green card ntuzategereze ngo bazaza kuguhamagara cyangwa se ngo bazakwandikira ka email bakubwira ngo waratomboye. Oya, wowe uba wamaze kubika aya confirmation number nakubwira mbere, hanyuma iyo hamaze kugera mu kwezi kwa gatanu uraheza ugaca ugenda gukoresha ya confirmation number yawe, ukajya muri account yawe ukareba niba byaba byaraciyemwo iby'ukuri. Rero nuko iyo ugize amahirwe ugasanga byaramaze gucamwo, utangira rero muri gahunda ya process y'amadokima, ugatangira gushaka amadokima y'ingenzi. Hari abantu rero benshi tutazi ngo mbega amadokima ashakwa y'ingenzi na yahe, bigenda gute? Rero aya madokima y'ingenzi utangira ukayashaka kugira niba bagutomboye bitazakugora.
by'ukuri rero ukaba uri kubishaka hakiri kare. Ngibyo ibintu by'ingenzi nariko ndakubwira biza gusaba cyangwa se bizakoroheza cyangwa se bizaguha amahirwe muri application ya green card yawe. Ikindi kintu by'ukuri utakwibagira kandi ni n'ikintu cy'ingenzi mu buzima, waba uri kwa applyinga green card cyangwa se waba utari no kwa applyinga green card, ni ikintu cy'ingenzi. Ugomba kuba ufise passport, ugomba kuba ufite passport. Passport rero nayo ni ikintu cy'ingenzi, nacyo kiguha uburenganzira bwo gusohoka igihugu nubwo waba utariko urapplyinga iyi gahunda ya green card. Rero bakunzi ba Top Figure TV, turagusaba gukanda subscribe kugira ngo uruhereka cyangwa se urukurikirane rw'aya makuru ajyanye n'ibya green card atazagucaho. Twaguteguriye menshi, tugiye gushakashakira byinshi, na cyane ko twamaze gukubwira ngo hari ibihugu biba bitemerewe kwa applyinga green card. Ntabwo twakubwiye impamvu. Ugakanda subscribe, ugakurikira ibiganiro bya Top Figure TV, by'ukuri ugiye kumenya impamvu nyinshi zituma hari ibihugu bitemererwa kwa applyinga green card, bituma hari aba applyinga green card ntibagire ayo mahirwe, hari n'ababura aya mahirwe. Byinshi byavuye kuri bo. By'ukuri rero tugiye byose kubikurikira kuri Top Figure TV, tugusaba gukanda subscribe kugira aya makuru yose ugende uyibikaho, cyane ko turiko turegereza iki gihe cyo kwa applyinga green card. Utazabagira ngo nta makuru wamenye, ahubwo se byavuye kuri we kuba utakanze subscribe ugafungura akazogera aho hepfo. Rero mukomeze gukurikira ibiganiro bya Top Figure TV. By'ukuri turi kumwe namwe, twiyemeje gukomeza tubazanira aya makuru.